wa 7 kugeza ibice 6 umurongo wa 7 kugeza ku 10 hari ijambo rivuze ngo nimuyobe Imana nintegurizwa isoko kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasaruramo guhora, ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gushobora gukora neza kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutabisa. 10 yaravuze ngo nuko rero tugirire bose neza abo tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Arimvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Mwanyikirije Yesu ashimwe. Amen. Dusubire inyuma dusome Abaroma turasoma ibice byaho bibiri turasoma umurongo wa 6. Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 aravuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Dusubiremo twese, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize gute? Ibyo yagize gute? Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka mbasabe namwe mwigire hino tuganire ijambo ry'Imana. Mwicare hano imbere hano rero. Mwigire imbere hano mwese tuganire ijambo ry'Imana mwese tureba. Hanyuma nitwirage na Faustin, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu, mfite abana 3. Turatuye hano mu Gatsata, turi abakristo mu itorero rya ADEPR. Ahangaha haruguru mu itorero rya Gatsata bahita Galilaya. Hanyuma ndashima Imana bayampaye umugisha wo kuba muri iri torero, agira umugisha wo kuba muri iri teraniro. Ndashimira byimazeyo ubuyobozi bw'itorero by'umwihariko umushumba wagiriye icyizere abakozi b'Imana benshi bari muri iki gihugu, abavugabutumwa benshi bari muri Kigali, akantekerezaho agatekereza ko hari icyo nakungura itorero ry'Imana, akangerera umwanya kugira ngo nze mbaganirize ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mumutunge ibiganza mumusabire umugisha. Mpaye ikaze abandi bashumba nabonye mwashyitse muri iri teraniro, kandi namwe abakristo n'abaririmbyi mwese bahaye ikaze mu izina rya Yesu. Narivuze ngo bahaye ikaze mu izina rya Yesu. Mwakwemera tukabana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ariko twese duhuje umutima. Mwakwemera tugasabana tugatumiza imbere y'Imana tukumva ikivugana natwe. Ababyemera muzamura ibiganza muyidushimire, muyongere icyubahiro, hanyuma muyikomere amashyi, muyivugirize impundu. Haleluya, haleluya. Turi gushimira Imana kandi kubw'amahirwe duhaye yo kuba twebwe turiho. Nongera mbamenyeshe yuko iyi ni promotion Imana iduhaye. Iki ni cyo gihe cyacu cyo gukorera Imana. Hari n'abandi bakoze igihe kiragira promotion zabo zirarangira. Mbere ikiganza umuntu mwegeranye mubwira ngo iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana. Ndabona wagira ngo umuntu mwicaranye wagira ngo mufitiye umujinya, mumeze nk'abantu mwarakarabije. Mwongera umubwira ngo iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana. Kwa mutatumvise reka muntere kubabwira iki? Mufata ikiganza mubwire. Cyo mufata ibishaka. Niba mwicaranye ukabona afite abadayimoni wakwikuza, nibona ntabafite musaba, mubyiwe gukora Imana mu gihe ukeneye. Korera Imana mu gihe ukeneye, nayo izagukorera mu gihe uyikeneye. Ntabwo mutumvise? Korera Imana mu gihe uyikeneye, hanyuma igihe nawe uzaba uyikeneye, nayo izagukorera. Ese murabizi ko abantu bajya bakenera Imana? Reka batangarize bagaze kuri uru ruhimbi, babwire ngo imbere aha ngaha gatoya muzayikenera. Kandi bibutse iki? Daniel
Imana ivugana nawe. Asifiwe kandi. Nabashimiye ukuntu mukunda guhimbaza Imana, ariko ngewe bibaye igihe kinini birandambira. Ngewe nkunda guhimbaza Imana, ngahimbaza Imana bindimo. Iyo mbonye rero abantu bameze nk'abari kubyina, hari ukuntu twajyaga tujya muri siporo hariya Gisozi kuri Yereka, akadukubitiramo umuziki bakadukoresha siporo. Hari igihe rero abantu batinda nkabona barimo gukora siporo, abona byarenze guhimbaza Imana, byabaye siporo. Mujya mubikora mubikunze kandi mubikora mu gihe bikunda. Yesu ashimwe cyane. Murimo muranyumva? Murimo muranyumva? Ndagira ngo baganirize ijambo Imana yampaye. Ijambo rivuze ngo ntabwo inegurizwa izuru, ibyo umuntu abiba nibyo azasa. Narivuze ngo iyi Mana turi imbere, iyi Mana twaje gushaka, iyi Mana twaje gusenga, ntabwo inegurizwa izuru. Ndagira ngo babyeyi Imana muyikorera muyikunze. Iyo umuntu ayikoreye igihe kiragera ikamwitura. Iyo umuntu akoreye Imana ingororano arasibo. Iyo umuntu akoze neza Imana igera ikamwitura. Imana ikora mu byo yayikoreye, ikabigarura yabikubye. Muranyumvise muriya? Haleluya! 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 Iri teraniro nararigoye, ariko umwuka w'Imana mbe hafi. Ndibona senga Imana nimfashe. Iri jambo ry'Imana muryakire. Imana ntabwo inegurizwa izuru bene nawe, kubera yuko ibyo umuntu abiba bigasarura. Bibiliya yatubwiye ngo umuntu ubibira mu mubiri azasaruramo kubora, ariko umuntu ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Bibiliya ikomeza ivuga ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura, ariko nitutagwa iki isa. Bivuze ngo hari igihe umuntu yakwanika akabusa. Nakomeje kwitegereza muri Bibiliya, nasomye ijambo ry'Imana nyuma y'uko Imana impaye iri jambo. Ndasoma nshakisha muri Bibiliya, ndeba abantu bagiye bakorera Imana bayikorera neza, nsanga hari ingororano Imana yagiye ibaha. Hanyuma ndabona ku bantu bakoze nabi, nabo ibyo babibye barabisarura. Ndagira ngo mumenyeshe ko ibyo ubiba nibyo uzasarura. Hari umuntu urahinga ibishyimbo ngo asarure amasaka, bibaho. Hari umuntu urateravuka amasarure umweru, bibaho. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Iyo umuntu akunda abantu, Imana nawe imuha amukunda. Urimo muranyumva? Haleluya! Ibyo umuntu abiba nibyo asarura bene data. Imana muyikorera muyitinya. Cyangwa kandi ijambo nshaka kuvuga ni ijambo rivanga ibyo umuntu abiba. Ibyo umuntu agira gute? Mumere ikiganza umugenda ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Narebye muri Esiteri nasoma igice cyaho cya mbere. Hanyuma nsoma nasanze inkuru z'umwami witwa Ahasuwerusi. Bibiliya ivuga ko Ahasuwerusi yari ayoboye ibihugu 127. Hanyuma uyu Ahasuwerusi amaze imyaka 3 ku ngoma, ngo ategura ibirori by'amasi iminsi 10. Muri iyo minsi guhera ku munsi wa mbere yari yatumiye abami bose bayoboye ibyo bihugu uko ari 127 ndetse n'ababungirije. Hanyuma muri ibyo birori yahereye ku munsi wa mbere ababwira uburyo afite igihugu cyiza, uburyo afite igihugu gikomeye, uburyo afite igihugu cyubakitse, ababwira uburyo afite igisirikare cyubakitse, ababwira uburyo afite imbaraga. Yarivuga ibigwi, yivuga ubutunzi bwe, ngo ageze ku munsi wa 10. Haleluya! Ageze ku munsi wa 10 ngo yumva nejejwe no kugira ngo abereke umugore we. Bibiliya ivuga ngo yari afite umugore mwiza w'uburanga witwa Vashiti. Buriya Bibiliya ivuga ngo yari afite umugore mwiza w'uburanga, hita wumva ko uwo muntu yari mwiza. Hanyuma ngo amutumire, amutumaho ngo azane amumurike. Vashiti Imana imuteza agasuzugura atarasanga. Hari igihe Imana igiye gukora ituma umuntu atasuzugura kandi yasa, ituma umuntu asuzugura kandi atasuzugura. Mpamvu ni iyi, ndagira ngo mwibutse ko umuntu wicaye muri iri
Vashiti afatwa n'agasuzuguro kadasanzwe, abyira ababwira ngo mujyane mubwire umwami ngo ndahuse. Baraza ngo babwire umwami ngo Vashiti tugiye kwabusa, ngo babimubwirira mu ruhame abantu bose babyumva. Mwami ngo abyumvise, abari bari aho bahita bamubwira ati mwami nyagasa ibi ntabwo biba. Bamugira inama, baramubwira ngo andika itegeko usinye utegeke ko Vashiti yiruka mu ngamba. Umwami yumva iyo nama nishe ngo arabyandika, arangije arabisinya. Abisinya Vashiti bamwirukana ingamba. Biraba ngo bukeye umwami inzoga zimushizemo ngo ashatse Vashiti aramubura. Ariko kuko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwaga, abura ukuntu babigenza ngo mugarure. Murimo muranyumva? Abandi bavuga ngo amen. Abura ukuntu babigenza ngo mugarure ingamba. Abuze uko abigenza, babamugirira inama yo kumwiruka, barongera baragaruka bamugira indi nama. Baramubwira ngo muri ibi bihugu 127 uyobora, wakongera ugategeka bagahitamo abakobwa beza, bakabatoranya bose, bakabazana ibwami, hanyuma ukazahitamo umwe. Haleluya! Uzagasimbura Vashiti. Ngo amatangazo barayatanga, inzandiko barazandika, amaradiyo n'amateleviziyo birabivuga, ndetse n'ibyapa barabimanika. Bukeye mu gitondo umugabo witwaga Morodekayi yari umusambi bwabo. Bukeye abona itangazo rivuga ngo mu bihugu byose uko ari 127 batoranyamo abakobwa, hanyuma uzahiga abandi ubwiza azaza asimbure Vashiti. Haleluya. Morodekayi yari afite umukobwa yareraga witwa Esiteri, yari amubereye se wabo. Arangije ngo yibuka y'uko umukobwa witwa Esiteri ari umunyamasezerano, yibuka ko hari ibintu Imana ijya imuvugaho, ngo yibuke ko Esiteri afite amasezerano. Arangije ngo aribwira ngo ibi bintu Imana ijya ivuga kuri Esiteri, ko Imana ivuga ijambo ikarisohoza, uwabigerageza cyane. Muranyumva? Murimo barangara cyane. Haleluya. Noneho aragenda yegera Esiteri, aramubwira ati Esiteri mwana wanjye. Haleluya. Hari amakuru numvise barashaka guhitamo umukobwa uzasimbura umwamikazi. Arambwira ati ku bwanjye nawe ntibishoboka, ariko hamwe n'Imana ivugana natwe birashoboka. Hamwe n'Imana iri kubyanga izakugirira neza, hamwe n'indi kubyanga izagutabara, birashoboka. Muyikirize. Haleluya. Hanyuma ngo bari Esiteri batora mu bandi bakobwa, bahera mu mudugudu batora, ngo bahera mu mudugudu baratora. Esiteri Imana irinda ijambo irabiherekeza, Esiteri aratorwa mu mudugudu. Barazamuka mu kagari, barazamuka mu murenge, barazamuka mu karere, barazamuka ku ntara, ku rwego rw'igihugu. Esiteri akomeza gutsinda, hanyuma bamutoranya hamwe n'abandi bakobwa rero batsinze. Barabazana rero babajyana kubategurira ibwami. Mu kujya kubategurira ibwami, Esiteri yaje atandukanye nabo. Haleluya. Hari haje abakobwa beza, basa neza, bafite itaye nziza, bafite igihagararo. Kandi reka bamenyeshe iki kintu, buriya reka bamenyeshe iki. Murimo muranyumva babwire, buriya iyo umuntu yariye neza, iyo umuntu yariye neza akaba heza, asa neza. Murabyemera namwe? Esiteri yari ari kumwe n'abakobwa bafite ibyo ngibyo, bariye neza, babaye heza, baturuka ahantu hafatika. Ikindi si ibyo gusa, bari kumwe n'abafite ababavuganira cyane. Ariko Esiteri aza yambaye amakanzu maremare y'imizi, yambaye n'ibitambaro mu mutwe, ariko aza ari umuntu wavuganye n'Imana. Haleluya. Haleluya. Aza ari umuntu wasanze, aza n'abafite ababiriye, aza n'abagomba barakora hazamuganira, aza n'abafite abatoto, ariko aza yiringiye Imana yamwishimiye. Asifiwe. Haleluya. Aza yiringiye Imana. Chaka abakobwa bose babacisha imbere y'Imana. Bose
baca imbere y'umwami. Uko batambuka imbere y'umwami harimo umuntu witwa umunyamasengesho. Arabatambuka imbere y'umwami bambaye binini bagira ngo umukobwa areba mu matako. Hari abambaye umukondo basi bagira ngo umukobwa areba mu nda heza. Hari abitukuje bagira ngo umwami akunda inzobe. Bose ngo batambuka imbere y'umwami, ariko uko batambuka umwami ntahindukire ngo arebe. Kumbe hari umunyamasengesho uri gutambuka avuga ngo mfashe umutima wawe. Umwami ntahindukire mu izina rya Yesu. Nuko batambuka imbere y'umwami bose n'umwami ntiyigera n'ababona, ariko ngo Esiteri agitunguka aturutse inyuma y'umwami. Umwami hari imbaraga z'amasengesho zihita zimukurura. Umwami ngo ahita ahindukira yitegereje muri Esiteri, arangije gutunga inkoni. Haleluya, amutunga inkoni Esiteri arangije bagenda yifataho. Bisobanuye ngo Esiteri abaye umwamikazi cyane. Esiteri agira ubwami kubera Imana. Aragenda asimbura Vashiti ngo amusimbure. Aho ngaho ibwami hari umugabo w'igihangange yitwaga Hamani. Uyu Hamani nawe umwami yari yamusamuye amugirira uwa kabiri ku mwami, ndetse umwami aramwubahisha ku rwego rukomeye, kugera ku rwego ngo yari yarategetse ko Hamani natunguka ku kingi cy'amarembo ngo abantu bose bazajya bahita bubarara bakamuramya. Amen. Hamani ngo agatunguka ku marembo, abantu bose bariga bagahita bakubita amavi hasi bakamuramya, agatambuka kugeza ageze muri ofisi ye. Ariko umugabo witwa Morodekayi abandi bose barapfukamaga, Morodekayi agasigara ahagaze. Ngo bagenzi be baramwegera baramubwira ati Morodekayi, ntabwo uzi itegeko rivuga ngo Hamani tujye tumupfukamira. Morodekayi arababwira ati ndabizi, none se ko twese tubarara tugapfukama tukamuramya, kuki wowe utabikora? Haleluya, amen. Morodekayi arababwira ngo njyewe impamvu ntabikora, njyewe ndi umuyuda cyane, kandi nk'abayuda ntabwo twebwe dupfukamira abantu. Yego, twebwe dupfukamira Imana yo mu ijuru. Arababwira ngo impamvu ntabapfukamira, njyewe ntabwo ndi ahangaha kubera Hamani, ahubwo ndi ahangaha kubera Imana. Iyo yanshize aha niyo ngewe bapfukamira. Munyikirize haleluya, amen. Arababwira ati kandi Hamani ashatse komba Imana itabishaka ntabwo naha, kandi Hamani adashaka ko mpaba Imana ibishaka naha. Iyo niyo mpamvu ntiyatuma napfukamira Hamani. Ngo babyumve, tugira abantu rero bazi kwihutisha amakuru, ngo babyumve ngo bahita biruka bajyana amakuru. Baramubwira bati Hamani, urabizi twebwe turakwemera n'ipfu utubutse ubona twese tutadupfukama. Batari hari umugabo umwe wavuze ngo ntiyamupfukamira, kandi yaratubwiye ngo impamvu atamupfukamira ni iki, ngo ni uko ari umuyuda. Hamani ngo ahita ababara. Gusa ikintu cyamubabaje, yababajwe no kumva ko mu gihugu afitemo ijambo harimo umuntu witwa umuyuda. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyamubabaje. Ati gute? Muribuka Imana ituma Sawuli kujya kurimbura Abamaleki. Sawuli yagezeyo ngo ararokora, kugera ku rwego yarakoye witwa Agagi. Agagi uyu nguyu yari nyirarume wa Hamani. Ni ukuvuga ngo Hamani yari umwe mu bantu barokotse icyo gihe. Noneho aho ngaho yari ayoboye ntabwo yari azi ko hari Abayuda. Yari afitiye inziga ikintu cyitwa ubwoko bw'Abayuda, inziga ikomeye cyane. Hamani ngo byumve. Haleluya, amen. Munyikirize haleluya, amen. Hamani ngo byumve, ngo ahita yirukanka agiga abwira umwami ati nyagasi, muri iki gihugu njye nawe tuyoboye harimo ubwoko bwatataniyemo. Niba ujya kumvira amategeko yacu, niba ukora umuganda, yewe niba usora, nta kintu umaze muri iki gihugu, buradusuzugura. Abwira umwami ngo wanyemerera ubu bwoko ukabishyira
Amen. Amatangazo matanu ko abayuda bose bagomba kwicwa. Bukeye mu gitondo Moridekayi abona amatangazo. Abonye amatangazo ko abayuda bose bazicwa, Bibiliya ivuga ngo ashishimura imyambaro, ngo yikubita hasi arigaragura. Abazamu bari bari kumwe nabo babona Moridekayi yambaye ubusa, babona arimo arabira, ngo bahita binjira ibwami babwira Esiteri. Baramubwira ngo hari umuzamu umwe twabanaga none yambaye ubusa arimo arigaragura hasi. Abo bagati ninde? Baramubwira ati ni Moridekayi. Hanyuma ngo ahita asinga imyenda arabahereza, arababwira ngo nimugende mubye Moridekayi yambaye. Imyenda bayizanira Moridekayi. Moridekayi ngo bayimushyikirize, arababwira ngo nimugende mubwire Esiteri ngo ikibazo abayuda dufite ntabwo ari imyenda. Babwira Esiteri ngo aratubwira ngo ikibazo abayuda bafite si imyenda. Esiteri arababwira ngo nimusubireyo mumumbarize ikibazo mufite. Hanyuma ngo baraza babwira Moridekayi ngo Esiteri atubwiye ngo niba ikibazo atari imyenda tubwire ikibazo mufite. Moridekayi aramubwira ngo abayuda twaguzwe ngo twicwe. Arangije arabwira ati Esiteri ubishaka wagira icyo ukora ukaturebye cyane. Ibyo ngo baraza babibwira Esiteri. Esiteri arangije arababwira ngo umwami amaze iminsi 30 atanumaho, kandi itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi rivuga ko umuntu usanzwe umwami atamutumyeho yicwa. Aramubwira ngo none nta kintu nabikora. Ndagira ngo mutangarize iki ngiki turi muri aya masengesho. Uretse wowe wakwirwanda ugashaka Yesu, yego, naho ubundi byawe ntacyo abantu babikora. Ndiyo uranyumvise ati yego. Ongera umubere ikiganza ugira ngo ibyawe niba nabyitayeho cyane. Ongera umubwire ngo nibabyitayeho nta kintu babikoraho. Baraza babwira Esiteri ngo babwira Moridekayi ngo aravuga ngo nta kintu yabikoraho cyane. Moridekayi asabiranwa n'uburakari, amubwira amagambo akomeye. Arababwira ngo mugende mubwire Esiteri. Haleluya, mugende mubwire Esiteri. Aramubwira ngo ufite ubushobozi, ushaka wagira icyo ukora ukaturengera. Aramubwira ngo ariko niyo utagikora uzamenye ko nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bana, ngo ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Esiteri akibyumva ngo ahita atekereza ibintu bikomeye. Aravuga ati burya impamvu Imana yantoranyije muri ba bakobwa bose ikabandutisha abari n'abeza kundusha, yego, burya Imana yagira ngo nzagira icyo mpa muri iki cyane. Burya impamvu abandi bapfuye Imana ikandinda ikanyimana kwari ukugira ngo nzagira icyo nkora muri iki. Burya impamvu abandi babarose ibirozi bikabafata bagasara nanjye bakabineza Imana ikabinyiza kwari ukugira ngo nzagira icyo nyimarira. Burya impamvu abandi babahaye uburozi bukanabica njyewe Imana ikabundinda nanaburiye site kwari ukugira ngo nzagira icyo nyimarira. Esiteri ahita amenya ko atariho kubera impanuka, amenya ko ariho kubw'umugambi w'Imana, amenya ko ariho kugira ngo azagire icyo amara mu merekero by'aho nawe uriho atari impanuka. Ntabwo turi i Kigali ngo turye ibirayi, ntabwo turi i Kigali ngo tugwize, ahubwo turiho kugira ngo dukore. Iki ni cyo gihe cyacu. Niyo mpamvu Imana yatwimanye, niyo mpamvu tutacitse abagore abandi baracitse, niyo mpamvu impanuka zahitanye abandi Imana ikatwimana. Iki ni igihe ngo tuyikorere. Amen. Sifa zako Yesu. Mu merekero by'aho iki ni igihe cyo kuyikorera. Iki ni igihe cyo kugukorera. Ariko uwo muntu wicanye mwatonga, niba mutatunganye muhobe ngo byanga iki gihe cyo gukorera Imana. Niyo mpamvu Imana yatwimanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi niba ndabivuga mukajyambara imbaraga asifiwe. Sifa zako. Iki ni cyo gihe Imana iduhamagaye. Iki ni cyo gihe Imana iduhamagaye. Mu merekero byanga iki ni cyo gihe Imana iduhamagaye. Niyo mpamvu Imana yakwimanye. Niyo mpamvu cyagiye utapfuye. Niyo mpamvu warwaye ugakira. Ntabwo abarwayi bose bujya bakira. Niyo mpamvu cyagiye amahembe ataguhitanye. Mushumba iki ni cyo gihe. Hari amaporomosiyo y'abashumba babayeho. Haguruka mubwire ko ari cyo gihe Imana iduhagurukije natwe. Haleluya. Hari amaporomosiyo y'abashumba babaye Imana irabakoresha. Amazina yabo aramamara. Iki ni cyo gihe nayo Imana iguhagurukije. Iki ni cyo gihe cyawe. Haguruka uhanurire igihugu, uhanurire itorero. Iki ni cyo gihe
cya ahubwo gukora mufite imbaraga, gukora mushize n'agateke. Iduhamagara niyo kwizera, izadubana natwe, izatuzamura, izadutabara, izaduha ubuzima. Nibitakaza icyizere igihe cy'abandi cyarangiye, iki ni icyacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Esiteri amenye neza impamvu Imana yamwimye, amenye neza impamvu Imana yamutambukije mu bandi bari babikwiriye. Arangije ngo ahita abwira amagambo akomeye Moridekayi. Arababwira ngo mugende mubwire Moridekayi afata iminsi 3 n'abayuda bose bansabira. Aravuga ngo nanjye n'abaja banjye turabigenza uko iminsi 3 nirangiye nzasanga umwami. Haleluya. Nzasanga umwami, nimpfa ntacyo nzapfa ariko nkora neza, ningira kandi nzakire ngize na bene wacu. Abayuda bafata iminsi 3 bajya mu masengesho basengera Esiteri. Esiteri n'abajabe ndetse ngo n'indogobe byose abishyira mu masengesho. Bafata iminsi 3 barasenga. Muri ayo masengesho basaba Imana gushyigikira Esiteri. Haleluya. Amen. Mu masengesho Imana ikora abana data. Mu masengesho Imana yatabariramo. Numva nshaka kubabwira ko mu masengesho Imana ikoreramo. Ubutumwa bwati bwo gusenga Imana iri mu kazi. Ababwira igihe kimwe twari turi mu masengesho ari haruguru mu Gatsata Karumeli. Hari umukozi w'Imana nari natumiye, araza turimo gusenga biyejeje mu masaha 8 z'ijoro. Umuhanuzi araza aramubwira ngo uko Imana ivuze. Haleluya. Imana yanjye yemeye icyubahiro. Amen. Iyi Mana dusenga iravuga cyane, bahita avuga ntabwo tuba tukiyirukaho. Imana iramubwira ngo urubanza wari ufite Uwiteka ndarurangije, ntabwo uzongera kubura. Ngo bucye mu gitondo umugabo arambwira ati mwene data ukomeze unsengere, ndacyafite icyifuzo, hari urubanza mfite ndajya kuburana na mukuru wanjye yanyambuye isambu. Noneho ndamubwira ariko Imana yavuze ko irangije, wowe yize. Arangije arataha, bari kuburana saa 8. Bahamagara uwo mukuru we bati ngwino usobanure uko ikibazo kimeze. Undi arangije ahita avuga ngo aho kugira ngo uyu mugabo azanyice, aho kugira ngo azanyice, iri joro yandeje ibintu byari bihishe, nawe aho kugira ngo azanyice najyana isambu ye ntabwo nzongera kuburana nawe. Amen. Amubwiriye mu iri joro, undi ahita yibuka ko iryo joro yari ari imbere y'Imana imubwira ngo ndabirangije. Haleluya. Haleluya. Kumbe Imana ishobora kuvugana n'umuntu i Kigali, ikavugana nawe icyamushikanya kuniga umuntu mu Gakenke. Haleluya. Ubu turahamya Imana ivuganye nawe, kandi ubu turaha Imana iri mu kazi. Imana dusidanga igenda igira ibintu niga. Mumbere ikiganza byanyu musubire ibigenda ibintu niga wicaye aha ngaha. Mubwira ngo cyangwa ibintu niga wicaye aha ngaha mu izina rya Yesu. Amen. Ubwo mutabyumvise reka mbabwire nini. Ari umupasiteri umwe wari kuvuga Imana amuhaye isezerano nawe ujya nzaguha inzu. Yabaza kumubwira ko izamuha inzu. Umugabo aragenda, Imana igihe kiragenda mu bushobozi, inzara yigura. Mu kuyigura ayigura n'umusinamu, ayigura na shehe. Pasiteri azayijyamo, hashize ukwezi kumwe shehe aragaruka aramubwira ngo pasiteri, bajyaga bambwira ngo barokore mugira umwana akagira ngo nukubeshye. Aramubwira ati inzu nguhaye ukwezi kumwe urabona ukuntu yihinda. Aramubwira ati pasiteri sohokera mu nzu. Pasiteri aramubwira ati shehe iyi nzu ntabwo uzi ko twayiguze, iyi nzu ni yawe. Shehe aramubwira ati pasiteri vana imitwe y'abarokora aha ngaha, iyi nzu twarayiguze cyangwa warakodesheje? Pasiteri aravuga ati inzu twarayiguze. Arangije babujya inzu twarayiguze, shehe bitavuze induru, abaturage barahura n'abayobozi baraza. Aravuga ati munyize uyu munyamitwe w'umurokore twarakodesheje inzu none arimo aravuga ngo twarayiguze. Pasiteri barabaza ati pasiteri waraguze? Ati naraguze. Abagabo bagusigiye bari pasiteri arabaza
munyamitwe simwe Yego. undi mugabo atanze bagasangana umurokore shati mu munyamitwe mugenzi we abagabo bose birangira shehe abanza babwira pasiteri tizana amasezerano mwakuriyeho pasiteri abwira umugore atinjira mu nzu yaza umugore aragenda kugura tubari arashakisha mu kabati amasezerano arayabuze kumbe yakoresheje agatunzi arayatwara ayabuze pasiteri arasohoka asohoka yabuze aramwaragurika baroko abantu bamuvugiriza induru bati koko barokore ni abanyamitwe inzu yarayimuriye pe pasiteri bahita bamusohora mu nzu ntanakwiriye abiba muhanda hanyuma ngo bamusohore mu nzu pasiteri asohora ibintu ariko ageze hanze shehe aramwegera aramwongora aramubwira ati nibwo pasiteri umujya muvuga ngo yesu wanyu arakomeye ubu ko ntacyo atumari ntubona ko muhammad amurenzeho pasiteri mu mutima ahita avuga ngo bindi nari kubyihangana ariko kuva ubishyizemo yesu Yego. haleluya Haleluya. kuva ubishyizemo yesu urugamba ntabwo rukiri urwanjye yewe icyo ngiye gukora ni ukujya kumushaka ntabwo nza ko koko yemera ko muhammad amuruta ndavuga nisanga muhammad amuruta koko nanjye ndamuyoboka arangije pasiteri ahita ajya gusenga atajya mu buvumo aragenda ngo agere basanga abanyamasengesho bafatishije barasenga bigeze hagati imana isanga umuntu umwe iramubwira ati bwira pasiteri ko musubije inzu ye atarabimubwira abanza kwinangira imana yongera aramubwira ati mubwira ko musubije inzu ye haleluya undi arinangira imana yongera aramubwira gatatu bwira pasiteri ko musubije inzu ye aramwongera aramubwira ati pasiteri imana yambwiye ngo musubije inzu yawe babimubwire pasiteri ati muhimbaze imana barahimbaza ngo bigaragara ati pasiteri ashaka kwihagarika abantu ntari bwihagarike mu buvumo ahita asohoka mu buvumo ngo agere hejuru kumbe mu buvumo nta maraso yari ahari ageze hejuru amakuru bakazira rimwe asanga abantu bamuhamagaye umugore yamuhamagaye n'abaturanyi asanga n'umuntu bamuhamagaye na shehe haleluya ahita afata telefone akompoza ya nimero ya shehe ati shehe nabonye wanshatse ati pasi uriye ati mbabarira mukabyara aho kugira ngo unyice aho kugira ngo unyice nakira aho ngaho tumerewe nawe aho kugira ngo unyice ngwino utware inzu yawe ariko asifiwe yesu mumumere icyubahiro yo kaza haleluya sha barangije pasiteri asubira mu buvumo abwira abanyamasengesho ati mwumve igitangaza imana ikoze ahita abaha ubuhamya bw'ukuntu byari byagenze amubwira ko na shehe amuhamagaye bahita basoza amasengesho baherekeza pasiteri haleluya muri icyo gitondo baragenda bageze kure kwa shehe basanga abana bari hanze bari gutitira basanga shehe n'umugore bari hanze bari gutitira bari kureba inzu bakabona hari n'intare ubwoba bwabishe ngo barangije noneho shehe amubonye aramubwira ati pasiteri mbabara utangice ndakwinjiza utangice fata inzu yawe rwose umugaragaro dore n'amasezerano nari narayatwaye ariko ntabwo nzongera pasiteri mbabara utangica tubonye ko yesu koko aruta muhammad haleluya 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 yesu ashimwe mu masengesho habamo imbaraga zibohora Yego. mu masengesho ubundi umuhanga yavuze ngo amasengesho munyikize babwira ku masengesho amen mu masengesho umuhanga yaravuze ngo iyo twagiye gusenga uturabo tuba tumeze nk'abacuruzi bagiye dubayi kurangura cyangwa bagiye mu bushinwa Cyane. ariko umuntu uvuye kurangura iyo aje usanga yifite akabari na kariya nta bintu aza yikoreye ahubwo arabirangura bagapakira amakontineri bagatega indege bikaza mu bwato bikaza nyuma iyo muhuye ushaka kumaza ati kone narakubuze wagiye he agahita akubwira ati nari naragiye dubayi none se usabye iki ahita akubwira ngo biri inyuma hanyuma iyo tuvuye gusenga ntitugenda tubyikoreye ariko tuba tubisize inyuma haleluya birabiri inyuma nuhura n'umuntu ujya umubwira ngo biri inyuma gira muki ngo biri inyuma Birimo hanyuma undi mpamvu yavuze ngo gusenga mubwira ngo gusenga haleluya gusenga ngo ni ikiganza kigenda kijya
abayuda barasenga rero. Abayuda ngo basenga, ngo basoze amasengesho y'itatu. Esiteri arwana n'ikintu bita kwizera. Amen. Haleluya. Ngo atera intambwe aragenda asanga umwami. Arimo agenda asanga umwami, kumbe mu masengesho yavanyemo ikintu bita ubwiza. Iki mu masengesho Imana idusigiramo, mu masengesho Imana ikahaguhera ubwiza. Esiteri ngo yavanyemo ikintu bita ubwiza, ngo atungukire imbere y'umwami. Umwami yumva imbaraga z'amasengesho, yumva impumuro idasanzwe, ngo arangije arahindukira. Ahindukira abona Esiteri, ngo arangije amutunga inkoni y'izahabu. Bisobanuye ngo amasengesho avumbuza amategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Amasengesho niyo yonyine avuguruza. Usika amasengesho umuntu abakatiwe burundu akamukura cyane. baranyumvise. Amasengesho bafashe Yakobo baramwica, bamaze kumwica ngo biyongeza na Petero, ngo ariko bene bajya mu masengesho. Haleluya. Bajya mu masengesho baravuga Yakobo yapfuye nibyo, ariko Petero ntabwo ari mupfu. Barangije amasengesho tuba marayikazi abana Petero muri gereza. Mumera ikibazo by'aka amasengesho. Amasengesho Kristo twambika imbaraga kuyasengesha menshi cyane Mana. Mwebwe mubikora mubona mumeze nk'umutazi ibyo muri mubikora mumeze nk'abaci, ariko amasengesho nta na rimwe ritakara hasi. Amasengesho arakora akakuremera akaguhindurira ubuzima. Amasengesho aguhindurira izina. Babonye amasengesho avana abantu mu kazi ko mu rugo akabaha ingo nabo bagakoresha abandi. Twabonye amasengesho atuvana mu bukode. Amasengesho aratwubakira. Amen. Amen. Amasengesho aratwubakira, nta data nta mama nta anko nta toto, aratwubakira muri Kigali natwe turatuye. Amasengesho twabonye atuvana mu bubobo, aduhimba turi ababyeyi b'abapapa n'abamama muri ritara. Amasengesho nta muntu ukina se. Yego. Guma. Cyangwa ukamenya ibyo urimo wajya usimba, nta muntu ukina se cyane. Kubera imbaraga z'amasengesho Umwami yamutegereza Esiteri akabona ibintu mwiza bitandukanye n'ukuntu yari amuzi. Yego. Noneho ngo ariko ngo yamwitegereza akabona Esiteri bafite agahinda. Haleluya. Amen. Barangije ngo umwami abaza Esiteri, Esiteri mugore mwiza, ushaka icyo ukagihabwa. Haleluya. Haleluya. Arabwira ngo niyo yaba ari umugabane w'igihugu ndebera kuko mutekereza ikintu ngo kigana ibihugu 122 bitugabanyamo kabiri. Si ikintu gikomeye. Ariko ngo Esiteri arabye umutima w'umwami asanga ntabwo umutima ukeye. Arangije aramubwira ati mwami niba ngutumyeho ndakwirinze ejo uzaza mu nkera nzaba mwiteguriye. Aramubwira ati kandi uzazane n'inshuti yawe Hamani. Urimo muranyuma? Bukeye rero babwira Hamani bati Esiteri yagutumyeho ngo ujyane mu nkera n'umwami. Hamani ngo bamubwire, Hamani afatwa n'ikintu bita ubwibone. Hamani yikomanga mu gatuza aravuga ati Hamani ndakazi. Ugeze ku rwego n'umwamikazi yifuza gusangira nanjye. Umwami wa batatu. Shako ataha Hamani yareza agatuza. Ataha Hamani yumva ari ugezweho. Ataha Hamani yumva akazi. Baragenda bukirajya mu nkera. Haleluya. Haleluya. Aragenda Esiteri arabakira. Bararya bagubwa neza. Umwami ariko ngo yitegereje Esiteri abona Esiteri aracyafite agahinda. Aramubaza ati Esiteri mugore mwiza, ushaka icyo ukagihabwa? Niyo yaba ari umugabane w'igihugu ndacyendera kuwuguha. Esiteri warabye umutima w'umwami asanga ntabwo urameneka. Ngo arongera aramubwira ati niba ngutumyeho ndakwinginze ejo uzazane n'inshuti yawe Hamani. Mu yindi nkera nzaba niteguye. Hamani none ataha yabyiye, ataha ameze nka dede. Agenda agera mu rugo ngo atumire inshuti ze. Ngo arababwira ati Hamani n'akazi. Tinarindi mu nkera na Esiteri n'umwami wa batatu. Arababwira ati kandi ikindi. Haleluya. Ibyo byose nubwo bimeze bityo nta kintu bimariye. Niba mu Buyuda Moridekayi kwire umugore wese arashimwe atamugira inama. Baramubwira ati umwami yagoye byose nta kintu yakwima. Washinze urumango mu gikari, hanyuma mu gitondo ukazinduka ukajya gusaba Hamani ukamumanika, hanyuma ukajya mu nkera ukeye. Umutima wawe wakira umwanzi wawe. Hamani mu iyo nama
abahanzi bo mu bisigo bararirimba umwami w'ibiranga, barangije ngo bazana ibitabo by'amateka, bazana abacurabwenge, barangije ngo basome ibitabo. Haleluya. Amen. Mu ikirizi. Amen. Barimo basoma ibitabo bagera ku nkuru ivuga ngo igihe kimwe kwiremba umwami hari abazamu. Haleluya. Abazamu batatu ngo hari uwitwaga Militani na Tereshi ndetse na Morodekayi. Hanyuma ngo Militani na Tereshi bagambanira umwami ngo yicwe. Ibyo bintu ngo bimenywa na Morodekayi. Morodekayi ngo arangije abibwira umwami. Umwami ngo abigenzuye asanga nibyo. Umwami arakoka gutyo. Umwami acyumva iyo nkuru ahita yibuka ko ibyo bintu byabaye. Ngo akibyumva ababwira ati nimusubira mu mwongera musoma. Bagasoma umwami akibuka akavuga ati yaba atari Morodekayi imva yanjye iba yarameze nk'ibyatsi. Iyaba atari Morodekayi abaturage baba baranywe. Yareba intebe y'umwami agasanga bayicayemo, agasanga igihugu kiba cyaramwiwe. Aravuga ati ndacyariho kubera Morodekayi wambuye. Haleluya. Umwami afatwa n'ikintu cyitwa umunezero, afatwa n'ibyishimo byinshi, ari kwishimira urugero ko tugorupfa. Umwami bakishimye gutyo barababaza ngo nini uri hanze, ngo barareba mu idirishya basanga Hamani afashe mu mifuka yazindutse. Nta kindi cyamuzanye, yaje gusaba Morodekayi. Kumva uyu Morodekayi ineza ye yibutswe. Asifiwe Yesu. Haleluya. Ineza yibutswe. Hamani ntabwo abizi, arimo arajya gushaka umuntu wigeze akora neza. Arangije noneho ngo bahita bamubwira ngo niyinjire. Bamubwiye ngo yinjire, asanga umwami arimo araseka. Hamani ntabwo azi ikintu kiri gusetsa umwami. Ngo akinjira, Hamani abonye umwami aseka, Hamani ubwibone burongera buramufata ati Hamani ndakaze. Ngeze nka wa muhanzi waririmbye ngo arambona agaseka. Ngo ahita avuga ati ngeze ku rwego umwami mbona agaseka. Hamani ngo akinjira, umwami ahita amubwira ati Hamani utaravuga byinshi mbwira. Haleluya. Umwami abivuga aseka yanezerewe, ngo ahita amubwira ngo mbwira. Haleluya. Umuntu umwami akunze kubaha bajya bamugirira gutwa n'ubwibone. Hari abantu bumva ibintu byose byiza ari ibyabo, hari abantu bumva aribo bikwiriye, yareba n'abandi akabona nta bundi byabera. Mumbere ikiganza ugiye ngo ntabwo byakubera. Haleluya. Haleluya. Ntabwo byakubera mwene data. Hamani yumvaga niwe bibereye. Hamani ngo muri we ahita yiga ngo ntacyo umwami atamaye. Ubwo umwami amajije ibigiye bagiye kwegura buriya agiye kuba umugabo kubera ubwibonesha. Ngo ahita abyira umwami ngo umuntu umwami akunze kubaha, bafata ikamba ry'umwami bakarimwambika. Umwami ataha, Hamani agahita yishushanya yambaye ikamba ry'umwami, agahita abona ukuntu rimubere. Umwami ati ikindi mwami, bagafata ikanzu y'umwami bakayimwambika. Hamani agahita yibona yambaye ikanzu, agahita yishushanya yabaye umwami. Bati ikindi bagafata impeta y'umwami bakayimwambika. Umwami ati ikindi Hamani kubera ubwibone ngo ahita areba umwungirije nawe bapingana, ngo avuga ijambo aravuga ngo noneho uri gisigaye. Bagafata umuntu usigaye bwaha, urumva ngo urusha abandi icyubahiro, ubwo we yikuyemo asigaye waba umwungirije. Ngo bagafata usigaye bwaha urusha abandi icyubahiro, ngo agafata uwo muntu akamushyira ku ifarashi y'umwami, yarangiza ngo akamutambagiza umurwa, akagenda bamagana uko bazajya bagenza uwo umwami akunze kugira gute kuba. Mwari Ibrahima mwereke cyane. Haleluya. Wadoro uko bazajya bagenza umwami akunze kugira gute hajya hasi mwereke. Ihangane urebe ukuntu wasa na Morodekayi. Reba umwami Hamani ngo akirivuga byose, umwami ngo ahita amubwira ngo hatabuzemo na kimwe, genda ku irembo ubikorere umuyuda witwa Morodekayi. Reba inkuru kuri Hamani, ibintu atigeze atekereza. Haleluya. Hanyuma ngo arangije Morodekayi arimo yibaza ibigiye kuba, agiye kubona amushyize ku ifarashi.
bose bahagarara ku muhanda, abareba amagare cyangwa abareba perezida agiye guca, bakavuga ngo ariko uriya muntu uri ku ifarashi si Moridekayi, bamwe ngo turabona ari we ariko ntabwo ari we, none se uriya muntu kuri ifarashi si Hamani, bamwe ngo ni we ariko ntabwo ari we, ariko nyamara yari we. Genda wice. Hamani yirirwa atembeza Moridekayi muki wose, uko amutembereza rero asifiwe kandi, uko amutembereza umugi wose, abaturage bose bakuru barayamenya, bayageze mu rugo ataranataha, ngo agere mu rugo asa n'umunaniro, we ati umunaniro, umugore wezereje tibiko uwo munaniro ukuye bitagenza amaguru. Ubundi se ko numvise n'amakuru ngo buri uhetse wa Muyuda Moridekayi, ati Umuyuda we, ati Umuyuda, ati umugore we ati mbese ujya ni Umuyuda, ati umuntu wahanganaga nawe ni Umuyuda, ati aramubwira ati ubwo ari Umuyuda rero ukaba utangiye gutendebukira imbere ye no kuhagwa usaha abaramuhanuriye. Hamani ati iyi stress n'uyu munaniro nabikira mu nyesiteri yahiguriye. Ako kanya ngo yatazi n'umaze umwami zije gufata Hamani ngo bajye mu nkera. Hamani ajya mu nkera, bageze Esiteri arabakira, bararya baranywa, abonye baguwe neza, umwami barongera amazi ati Esiteri ushaka icyo ukagihaha. Umwami ngo yitegereje umutima w'umwami, asanga umutima w'umwami urakeye nta kintu ari bumubwire, warangije ngo ahita amubwira ati nyagasa niba ngutomyeho kiza agahanga kange urupfu kandi ukize n'akabayuda, ngo abimubwire. Umwami ngo ahita abaza ati Esiteri uvuze ngo iki? Aravuga kiza agahanga kange urupfu kandi ukize n'abayuda. Mbibutsa ko ajya kujyayo Moridekayi yari yamubwiye ngo ntuzavuge ko uri Umuyuda. Kubera iki? Iyo bamenya ko ari Umuyuda mbere ntabwo byari gukunda. Ndi gushimira Imana iduhishira amakuru. Ubu Imana yishyuye amakuru yawe igahishura ubuzaba ejo hazaza, barara bakwishe, ariko Imana iduhishira amakuru kugira ngo izabatungure. Haleluya! Imana iradutwikira ikaduhisha amakuru, ikaduhisha hafi y'abanzi bacu, ikadutuzanya nabo tukabana baduhinga, ariko ikabaduhisha. Uyimera icyubahiro kandi umwami ngo abyumvise, baravuga ati Esiteri ushaka kumbwira ko nawe uri Umuyuda? Ati uri Umuyuda? Ati umwami yibuka agahirira yagize ubwo yaburaga benshi, ngo ahita amubwira ati Esiteri hapfuye benshi ariko mu bapfa wowe muri. Umwami ngo azabiranwa n'uburakari, umwami ngo yareba Hama, umwami agahekenya meni umujinya uramwica. Umwami ngo ufata umwanzuro biranga, barangije ngo arasohoka ajya mu gikari ajya kubitekerezaho. Hamani abonye umujinya umwami asohoka, ngo ahita yikubita mu maguru ya Esiteri ati mwamikazi mvuganira umwami aranyica. Umwami ngo agarutse asanga Hamani mu maguru ya Esiteri, arangije ati Hamani nahangaha ugeze ku rwego rwo gushaka kumfatira umugore amwibereye. Ngo ahita ategeka ati musore Hamani. Bagisohora Hamani ngo yinjira inkono y'umwami yitwa Haribo, ngo yihita imubwira ati mfite amakuru. Mu gikari kwa Hamani bashinzemo igiti cya mikono 50 cyo kumanikaho Moridekayi. Umwami ati reka mugende mumanikeho uwo mugome Hamani. Hamani bajya kumumanikaho cyane. Tugaruke ku ijambo twasomye. Ibyo Hamani abibye arabisabiye cyangwa ntabisabiye? Munyikiriza cyangwa mumwe arabisabiye cyangwa ntabisabiye? Murabibonye ko iyo umuntu ari bibi igihe kigera akabisabira, kiba ari ikibazo cy'igihe, ariko icyo bibi ubiba nawe bizakugarukira. Icya kabiri, nubiba ibyiza nawe bizakugarukira. Ibyo ukora uyu munsi nibyo uzasarura ejo hazaza. Muranyumvise? Niba wicara mu nama zigambanira abantu, jya umenya ngo nawe byanze bikunze ejo nawe bazakwicaraho. Uri kunyumva? Umuntu nagusaba ufite icyo kumuha ukamubwira ngo nta kintu ufite kandi ugifite, jya umenya gucukuye inzira nawe yo gusaba, ejo nawe uzasaba. Uri kubyumva? Ibyo umuntu abiba neza yagute asaba ajya gusaba akamutumuturi ugatsoza mushumba.
na mabishoboka ngo atekamo wacu kwa dutuye umunsi muhanda imbere y'umuhanda hari buri wacu ati umusaza ukomye akazi Yohana uwo musaza igihe cya jenoside yari ari ku irembo we abona haciye umusaza araza aramubwira ati wampaye amaze kunywa muzehe umusaza amujyana mu nzu amuha igikatsi murakizi wamuha igikatsi arangije umusaza ajya mu cyumba akora mu cyungo azana ibijumba amuhereza mu kiganza umusaza amaze kumuha igikatsi agenda yirira ibijumba twibutse jenoside irangiye umusaza yibereye mu rugo ari gutemerera umutungo yagiye kubona abona yinjiye umusirikare mu rugo rwe w'amanyenyeri umusaza amubonye afata umuhoro urenze kubera ubwoba ngo amurenze urugo umusirikare amubwira ati muzehe humura nta kibazo ariko umusirikare amwegera amubwira ati muzehe urazi umusaza ati mwana wawe ukuri ntabwo muzi kubera ubwoba arongera ati muzehe ntabwo uzi ni ukuri kw'Imana nakwambera muzi n'ubwa mbere mubona arongera ati muzehe ntabwo uzi ni ukuri kw'Imana ararahira nagapfusha imfura yanjye kugira ne ntabwo muzi umusirikare yamubwira ati none se niba utanyibuka niba ntabwo wibuka umusazi waje aha akagusaba amazi ukamuha igikatsi ukamuha n'ibijumba umusaza yumvishe ijambo ati ndakwibutse mwana ati ni wowe arangije umusaza aramuhobera yumvishe ko yagize neza cyane umusirikare aramubwira ati muzehe wangiriye neza nayikwiriye umfasha n'umusazi nta muntu wari kunyiteza ariko neza wangiriye cyane narayizirikanye ngabona kukwitora haleluya ineza niba wakora neza wigende uzayisanga imbere cyakora bishobora gutinda nkuko na Morodekayi byaratinze ariko Imana yarabizirikanye ibimutabarisha mu gihe cya nyacyo baranyumvise munyakabanda hano umukobwa agiye gusenga mu butayu aragenda akinjira mu butayu wenyine yumva ijwi ry'Imana riramuhamagaye riramubwira ngo taha yitegure ejo nzagusura hari ku wa gatandatu bucya ku cyumweru mu gitondo umukobwa arakubura arakoropa arategura aragura ibirayi ateka ifite agura inyama ateka arateka akaranga neza ngo yiteguye Imana yumvaga iri buzira mu bantu bakaza cyane umukobwa arimo ateka agiye mu gikari agarutse asanga muri salo yicaye umusazi witwa Rudomo ati Rudomo aratoka tukanira ukuzanya ahangaha Rudomo arabwirukankana Rudomo arigenda ngo agende umukobwa arategura ategereza n'uwakomanga aramubura bwira nta muntu winjiye mu rugo umukobwa arangira asubira gusenga ati Imana ko ari wowe twivuganiye ko nta wamanuriye ngo yege ko yavangiwe kuki wamenya Imana irangije iramubwira ati naraje uranyirukana ntabwo wibuka cya gihe unsanga niciye muri salo ukansohoka umukobwa ati Imana mbabara ntabwo nari nzi ko wazoba umusazi rwose wamenya Imana izaza ntimuyobe ibyo umuntu abiba ibyo asarura umuntu ubibira mu mubiri azasarura mu mubiri ariko mbibutsa ko abantu benshi ari utubibira mu mubiri ariko umuntu ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho uzareba abo mubana kubibara ubana n'ubu ubona ejo wagufasha uguriza ubu ubona ejo wakuguriza usura aho hari icyayi n'amata aho umunsi ko nta kintu kiriyo muhagera mbese uciriritse muri none umwegera kandi Yesu yaravuze ngo hari igihe nzavuga nari ndwaye murangemurira nari mfunzwe muransura nari nshonje murangaburira nari nambaye ubusa muranyambika ngo tuzakugirana ibyo twabikoze byari mwami ko tutakubonye ngo nzababwira ngo igihe mwabikoreraga boroheje muri mwe ni igihe mwabikoreraga muri karike mwari muzi ko Imana muyishakira amayisize vuba uzi ko wasanga Imana iri muri wa mukozi wawe watesheje agaciro ufata ukubonye wasanga Imana ari ka kana kaba munsi y'urugo iwawe ujya kuryubakira ukaza nawe ngo waje gushaka Imana ntimuyobe ibyo umuntu abiba nibyo asarura gumamo ntimuyobe ibyo umuntu abiba nibyo agira gute asarura kandi muzirikane ko Imana itenegurizwa isura kandi basomye ijambo riratubwira ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye byagize gute ibyo yakoze gasoje amen amen ijambo reka rifunikira wafashijwe cyane Imana ntabwo inegurizwa isura umuntu umwe yarambwiye ngira ntibazakubeshe umugisha si uw'amagambo umugisha umuntu arawukorera cyane uragenda wasabye ngo bakubwira ngo Imana umugisha wakoze iki kitumuha umugisha barawukorera ntabwo umugisha ni uw'amagambo umugisha ni ibikorwa umuntu umwe umuntu yambwiye ngo niba ushaka amafaranga uragenda utanga amafaranga kuko ibyo wabibye ibyo usarura niba ushaka gukundwa
nawe urakunda cyane. yego niba ushaka ko urugo rwawe rugenda nawe ugenda musabana. Najyanye n'umuntu umwe gutabara ibyuma tubana ahangaha mu Gatsata ari iwawe, turugenda twenyine turi babiri hapfuye mushiki we. Hanyuma ndangije n'amahise kuki nta wundi muntu wagutabara, arambwira ati nanjye ndimo ndibaza abantu bose mbana nabo kuri bose ni abana bawe. Ndamubaza nimbwiza ukuri, wowe kuva mu gihe umaze utabara abantu bangahe? Arambwira ati ntarakubeshye, nta muntu n'umwe uragira ibyago ugiye kumutabara. Wagira ngo utabarwe n'abahe nawe udatabara abandi. Ibyo biradusaba, ibyo niba nibyo usaba muhaguruke nawe, muhaguruke. Iyi midiho mubishyira niba muyinjira nta gakiza mufite muzasarura imidiho.